ni ahantu ugera ukaba utashobora gutekereza ko utazongera kuhagaruka. Ni ahantu ugera buri gihe ugahora wumva ahubwo inyota wari ufite yo kumenya no gusubiramo amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda yongeye kwiyongera, bityo bikaguhereza n'uburyo ushobora gukomeza gutera intambwe zindi z'imbere, cyane nkatwe abayobora ba mukerarugendo mu byo tubwira abanyamahanga, mu byo batubaza, mu bisubizo tuba tubafitiye. Biba bisaba kugira ngo buri gihe uhore ugera hano, uhore uri update. Ibintu bya mbere byantunguye kandi bikanshimisha ni umutima w'abasirikare, ni umutima wo gukunda igihugu kuko baragikunze baracyitangira. Nicyo kintu cya mbere nabonye hano hantu. Nabonye urugamba urwo rwatangiranye abantu bakeya, umubare mutoya w'abasirikare, kandi bakajya guhangana n'umubare munini cyane. Kuri twebwe ubu ngubu nk'urubyiruko nshobora kuvuga ngo icyo kintu ntabwo gishoboka, ariko icyo nabonye cyo ni uko icya mbere ni umutima, icya kabiri ni urukundo. Wakunze igihugu, wagize umutima witanga, nta kidashoboka. Kuri njyewe n'ubwa mbere nari ngeze aha ngaha, ariko ikintu cya mbere cyantunguye ni ubwitange inkotanyi zagize, ni ubwitange, ni umuhate kwitanga kuri ku rwego rwo hejuru bagize kugira ngo batangize uru rugamba rwo kubohora igihugu, kandi n'uburyo byagezweho n'uyu munsi bagakomeza kuduherekeza mu kubaka igihugu. Tukaba dushimira ubuyobozi bw'igihugu, ariko nanone n'abanyarwanda bose muri rusange babigiramo uruhare dufatikanyije kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere. Iyo umuntu ageze hano agira ikintu cyo gukunda igihugu. Hari ubwitange mu mateka baba babwiwe, hari ubwitange inkotanyi zahoze zitwaga inkotanyi, ubu ngubu ni RDF. Inkotanyi uburyo zitanze, uburyo barwanye nta bikoresho, inzara, kugenda n'amaguru, baba babisobanuye ukuntu bavaga ibirometero 400 bakaza barwana ndetse banatabara. Nta kindi kintu barwanira, nta gihembo bafite. So harimo ikintu cyo gukunda igihugu. So ngira ngo ni na byiza ko uru rubyiruko rugira icyo kintu cyo gukunda igihugu, bakaba banakibwira ndetse nabo bazabyara bigakomeza. Uruganda turimo rw'ubukerarugendo ni uruganda ruri sensitive cyane cyane ku bantu baturuka hanze baza gusura igihugu cyacu. So ni byiza ko ababayobora, ababakira, ababategurira ingendo baba bari well equipped, baba bafite amakuru ahagije, kuko nibo baseringa igihugu, nibo batanga amakuru ku gihugu, nibo bagaragaza umwihariko w'igihugu. Mu by'ukuri ni igikorwa cyiza cyateguwe kugira ngo hafashwe abayobora ba mukerarugendo ndetse n'abategura ingendo kugira amakuru yimbitse mu buryo babasha gusobanurira n'ababagana amakuru, kandi bakabaha amakuru anoze. Aba nibo bakira abashyitsi batugana hano mu rwego rw'ubukerarugendo. So biba bisaba ko bagira ubumenyi ku bijyanye n'amateka, bijyanye n'urugamba rwo kubohora, guhagarika jenoside no kubohora igihugu. So harimo urubyiruko baba batazi ko byagenze ayo mateka. So ni muri urwo rwego rero mu bufatanye n'inteko y'umuco kugira capacity building mu bijyanye no guhugura abo ba guides ndetse n'abatour operators bakira abo bashyitsi bagana u Rwanda, kugira ngo bamenye ibyo bababwira, bamenye amateka mu gihe bagize ibibazo babazwa, bamenye uburyo babisubiza.